twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye ahangaha kugira ngo dukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 12 muri bimwe bisanzwe, tariki 24 Kamena 2025, ubwo duhimbaza ivuka rya Yohani Mutagatifu. Ngaha Nyagasani agiye kutugoborera ingabire ze, ni mucyo duce bugufi twakira ubuntu bw'Imana. Isomo rya tugiye kuzirikana turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 49 umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Birwa ni munyumve bihugu bya kure mu ntege y'amatwi, Uhoraho yampamagaye ntaravuka, ngiri mu nda ya mama izina ryanjye yararivugaga. Umunwa wanjye yawugize nk'inkota icyaye, ankinga mu gicucu cy'ikiganza cye, angira nk'umwambi ucyaye, ambisha mu mutana we. Yarambwiye ati, uri umugaragu wanjye Isiraheli, niwe nzagaragarizamo ikuzo ryanjye. Ariko njye naribwiraga nti, naruhiye ubusa, mvunwa n'ibidafite akamaro. Nyamara Uhoraho niwe uzandenganura, igihembo nagiteguriwe iruhande rw'Imana yanjye. None ngaho Uhoraho yabyivugiye, we wandemeye kumubera umugaragu kuva nkiri mu nda ya mama, kugira ngo mugarurire Yakobo, mukoranyirize Isiraheli. Guhera ubu rero mfite ubutoni kuri Uhoraho, ububasha bwanjye bukaba ari Imana yanjye. Yarambwiye ati, gusubiranya imiryango ya Yakobo no kugarura abarokotse ba Isiraheli, ibyo ntibihagije ku mugaragu wanjye, ahubwo nakugeneye kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo umukiro wanjye usakare kugera ku mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 139. Ndagushimira Mana yanjye kubera ibikorwa byawe bitangaje. Uhoraho ndeba mu ntebe z'umutima ukamenya wese, iyo nicaye niyo mpagaze byose ububizi. Imigambi yanjye uyimenya mbere y'igihe, mu migenzereze yanjye yose nta na kimwe kigusoba. Ni wowe waremye ingingo zanjye, mbumbabumbira mu nda ya mama. Ndagushimira ko wandemye ku buryo buhimbye. Ibikorwa byawe biratangaje, umutima wanjye urabizi neza rwose. Amagufwa yanjye ntiyakwikinze igihe naremerwaga mu ibanga. Ndagushimira Mana yanjye kubera ibikorwa byawe bitangaje. Isomo rya kabiri ni ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 13 umurongo wa 22 kugeza ku 26. Mu isengero rya Antiyokiya muri Pisidiya, Paulo yabwiye Abayahudi ati, Imana amaze guhigika Sawuli, ishyiraho Dawudi ngo abe umwami, ari nawe yatanzeho icyemezo iti, nabonye Dawudi mwene Yese, umuntu nguye ku mutima, uzakora ibyo nshaka byose. Mu rubyaro rwe nk'uko Imana yari yabimusezeranyije, niho yakuye Yezu umukiza wa Isiraheli. Mbere y'ukuza kwe, Yohani yatangarije Abayisiraheli bose batisimo kwisubiraho. Nuko ajya kurangiza ubutumwa bwe aravuga ati, ntago ndi umukeka, ahubwo hari ugiye kuza ankurikiye, kaba ntakwiye no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Bavandimwe, mwaba urubyaro rwa Aburahamu cyangwa se mwaba batinya Imana, iri jambo ry'umukiro nimwe ryohererejwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 1 umurongo wa 57 kugeza ku 66 n'umurongo wa 8. Igihe cyo kubyara kigeze, Elizabeth abyara umwana w'umuhungu. Abaturanyi na bene wabo bumvise ko Nyagasani yamugiriye ubuntu, bafatanya nawe kwishima. Ku munsi wa 8 baza kugenya umwana, bashaka kumwita Zakariya nka se. Ariko nyina aravuga ati, oya, aritwa Yohani. Baramubwira bati, nta muntu w'umuryango wanyu wigeze witwa iryo zina. Nuko babaza se mu marenga uko yifuza kwita umwana. Zakariya yakakabaho maze yandikaho aya magambo, izina rye ni Yohani. Bose baratangara. Ako kanya umunwa we urabumbuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga asingiza Imana. Nuko ubwoba butaha abaturanyi babo bose, nabo mu misozi yo mu Yudeya, bakwiza hose ibyabaye. Ababyumvaga bose bakomezaga kubizirikana mu mitima, bibaza bati, uyu mwana azamera ate ko ububasha bwa Nyagasani buri kumwe nawe? Umwana uko yakuraga ni nako yungukaga ubwenge, nuko yibera ahantu h'ubutayu kugeza igihe yigaragaje imbere ya Isiraheli. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ongera ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Amasomo cy'ibyo yacu duteguriye, ubwo tuzirikana ivuka rya Yohani umuhanuzi, integuza ndetse n'umubatiza wa Mesiya. Ibi biratwegereza
uburyo Imana itegura gukiza abantu ikagira n'abantu igenda ibinyuzamo. Na niyo mpamvu tuzirikana ivuka rya Yohani Batisa kugira ngo twongere twibutse uburyo Imana ikunda abantu, uburyo Imana ishaka kubakiza. Nawe rero iri jambo ry'umukiro niho rigenewe uze guharongera umukiro w'Imana ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti umwana ni impano y'Imana. Izina Yohani bisobanura impano y'Imana, don de Dieu, Jean de Dieu. Umwana ni impano y'Imana. Twongere tuye imiryango yacu uko twakira umwana. Ese tumwakira nk'impano y'Imana cyangwa tumwakira nk'ikibazo atuzaniye? Ku ruhande rumwe n'umwakira nk'impano uzishima, umwana azazana ibyishimo mu muryango wanyu, mu rugo rwanyu, aho mutuye. Ku rundi ruhande nabwo n'umwakira nabi nk'ikibazo uzamwakira nyine ushaka kumuriganya, umukuraho, ukabona nk'aho yaje gukubangamira. Ubwo twavugaga abana bavuka nyine ku buryo naringiye kuvuga budasanzwe, aho usanga turi kubahungeta no kubahungabanya. Icyo gihe kuri we azakubera ikibazo, kandi umwana yakagombye kuba igisubizo. Umwana ni igisubizo, umwana ni ibyishimo, umwana ni impano y'Imana. Turazirikana kuri impano y'Imana tugendeye kuri Yohani Batisa ubwo duhimbaza ivuka rye. Ingingo 3 tuza kugenderaho zirimo inyuguti ya sa, byumvikane nyine biza gutuganisha kuri Saint-Oteme. Ingingo ya mbere yitwa isezerano, ingingo ya kabiri yitwa isahani, ingingo ya gatatu yitwa isuku. Reka duhere ku ngingo ya mbere, isezerano. Isezerano rikorwa hagati y'abantu babiri, impande ebyiri. Umwe akagira ibyo asezerano undi, undi akagira n'ibindi asezerano undi. Nuko bose bakaza guhuriza hamwe ku kintu kimwe nyine cy'isezerano cy'ubumwe. Kuko isezerano rikunga abantu n'Imana, rikunga umuvandimwe n'undi bitewe naho mushaka kugana n'isezerano mufitanye. Turazirikana isezerano ko Imana itabeshya. No mu zabukuru Nyagasani akora ibitangaza. N'igihe wihebye, n'igihe uri mu kaga, n'igihe ubona byakurangiriyeho, ubona bitaza gushoboka, Imana nabwo iracyakora, kuko nta kinanira Imana. Imana ikora ubizi ndetse n'igihe utabizi, kuko ikora ku bushake bwayo. Rero icyo dusaba ku isezerano ni ukuba indahemuka, kuko Imana buri gihe ihora ari indahemuka. Nubwo waba umuhemu ukaba indyarya, ukaba inkundamugayo, Imana ntishobora guhemuka kuko idashobora kwivuguruza. Buri gihe Imana yitwa ntihemuka. N'igisezerano Imana idufitiye. Ese hari isezerano mfitanye n'Imana? Ngurwo urugo, umugabo n'umugore, namwe ntimukihebe. Hari benshi babuze urubyaro, ukaba ufite imyaka myinshi cyane. Ese ikibazo nza gukubaza, hari isezerano mfitanye n'Imana? Hari icyo mwavuganye n'Imana uko izaguha urubyaro mu minsi iri imbere? Mwarabivuganye? Urasaba kugira ngo wumve icyo Nyagasani yavuze ku byerekeye n'ubuzima bwawe, ku byerekeye n'uko uzabona akazi, ku byerekeye n'uko uzabona urubyaro, ku byerekeye n'uko uzabona ibisubizo bya bindi byose uhora wibaza. Ese ufitanye isezerano n'Imana? Birabaje kubona nta sezerano ufitanye n'Imana. Kugirana isezerano n'Imana, ya Mana idahemuka, natwe ikadusaba kugira ngo dukomeze tugende neza mu nzira zayo tudahemuka. Ngo umuryango wa Elizabeti na Zakariya ngo bahoraga banyura Imana, bari intungane. Nawe urasabwa gukomera kugera ku butungane kugira ngo Nyagasani wagukoreye isezerano, mwakoranye isezerano, muzagirane ku ndunduro. Ikigaragara nuko utazigera wicuza, ntuzigera wiheba. Isezerano ry'Imana rishobora gutinda ariko ntirihera. Rishobora gutinda kubera Imana integereje, kuko Nyagasani ibyo ataragukorera nuko ari wotegereje niwe wagirira. Reka rero utunganye inzira ze, ibisigaye biharire Nyagasani, kuko atazigera na rimwe aguhemukira. Amen, amen, amen. Ingingo ya kabiri iraza kwitwa isahani. Baravuga ngo muri Yeremiya umutwe wa mbere umurongo wa 4 kugeza ku 5, ntarakuremera muri nyoko nari nkuzi. Amen, amen, amen. Bakongera muri risomo twakiriye rya mbere yo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, uburyo umwana ategurwa, impano y'umwana, ukuntu isamwa, conception, ugisamwa bingana reception, uko uzakirwa. Iyo niyo bita isahani. Ni n'umuhanga wavuze ati ngo Imana imaze gukurema hitirema n'isahani yawe. Bishatse kuvuga ngo Imana imaze gukurema irema n'icyo uzaba cyo, ihita kuremera ubutumwa, mission nta yindi rero. Ubutumwa no gukiza. Nta na rimwe Imana izaremera umuntu kwica cyangwa kugira nabi, ahubwo kugira neza. Na nibyo umuhanuzi yatubwiye mu isomo rya mbere ko Imana yaduhaye ubutumwa bwo kugarura, kwita, gukiza. Ati ngiri mu nda ya mama izina ryanjye yararivugaga. Amen, amen, amen. Rero ntitukibeshye ngo umwana ntari kuvuga aracyari urusoro. Oya, kuva gisamwa Imana yatangiye kujya gute? Yatangiye kuvuga izina rye, yatangiye kumuha icyo azakora,
yatangiye kumuha ubutumwa. Rero uragowe, nanjye ndagowe. Igihe cyose tugirira uruhinja nabi, wa mwana ugisamwa tukaba twamugira nabi, zanda zikurwamo avortoma, amacumu n'imigera, ibikwasi, inshinge, ibinini, bya bintu byose tujomba abana, tukibwira ngo ntabwo ari ab'umuntu. N'urwo rusoro dès sa conception agisamwa, Imana yatangiye kugira gute isahani ye yayiteguye ubutumwa azakora. Rero uragowe, ushobora kuba umwana wasamye ari uzakorokora, ari uzakiza umuryango wa Isiraheli, ari we uzafasha umuryango, ari muganga, ari umwarimu, ari umucuruzi. Buri wese Nyagasani afite icyamuremeye azakora. Ntukivanye rero muri dosiye z'abandi ngo ube wagirira umwana nabi, kuko umwana ari impano y'Imana. Na Zaburi uyu munsi twahizirikanye itubwira kwitondera ikiri mu nda, ngo mbumbabumbira mu nda ya mama. Ako kantu umubyeyi Nyagasani afite uburyo yikorera imirimo ye, wowe utabizi. Kwirinda guhohotera umwana, kuko umwana wese ari impano y'Imana yageze mu nda. Isamwa ryabaye, ubuzima bwahise butangira ako kanya. Isomo rya kabiri twazirikanye riratubwira uyu mwana nyine wasamwe Yohani Batisa ukuntu azaba integuza ya Mesiya, umucunguzi w'isi. Imana mu mugambi wo gukiza abantu yateguye inzira zose ibintu bizanyuramo. Rero uragowe n'ibivanga mu mugambi w'Imana. Cyagiye ugira umuntu nabi yasahaniye ukayubika ukamubikira imbehe, Imana irababara. Uri guca mu mugambi w'Imana kuko utazi neza, ntureba imbere cy'Imana yateganyije. N'ivanjiri no munsi turumva ivuka rya Yohani Batisa. Uyu muryango Imana igiriye ubuntu, ibyishimo bije muri no muryango. Tukazirikana imirimo itatu ya Yohani Batisa yasahaniye nyine azariraho bwa butumwa bwe, ko ari umuhanuzi mbere na mbere. Icya kabiri ko ari integuza ya Mesiya. Icya gatatu ko azabatiza na Mesiya umubatiza. Rero iyo wivanze muri iyo dosiye, kuri iri foto nyine iyo Elizabeth akiza gukura mwiriya nda, uko byari kugenda ya nteguza ya Mesiya, uko Nyagasani akomeza kudutegurira umukiro. Nawe nanjye twagere tuzirikane abantu bose twagiye twubikira imbehe, abantu bose twagiye tujugunya amasahani yabo, kandi Nyagasani iyo amaze gukurema arema n'isahani yawe. Ngiye isahani tugomba kureka abandi nabo bakariraho, ntiducura abandi, ntitugire abandi nabi, kuko buri wese afite misiyo Imana yamuhaye, ubutumwa yamuhaye. Nyagasani afite icyo uzakora ku isi, aragifite. Reka rero rekera mugenzi wawe nawe agira uburenganzira bwe ku buzima bumufasha kwitegura neza no kwitegereza ino si, kugira ngo uko twitegura hano ku isi bidufashe kugera hehe, bizadufasha kugera mu bwami bw'ijuru. N'ingingo ya 3 tugiye kuzirikana, nyuma yo kuzirikana ku isezerano ndetse n'isahani, ubwa nyuma tugiye kuzirikana ku isuku. Mu Kinyarwanda bavuga ngo isuku ni isoko y'ubuzima. Isuku tuvuga ni ukurwanya ijambo bita salote, navugaga nyine isayo wa mwanda, kugira ngo tugane ku butungane. Twese ku isi tuza ku isi kugira ngo duhitegurire, kugira ngo tuzagere ku muhamagaro rusange witwa ubutagatifu, la sainteté. Ngiyo nyine yasoko izatuganisha kuri sainteté. Isuku tuvuga ntabwo ari isuku y'imyambaro cyangwa y'umubiri gusa, ahubwo ni isuku ya roho. Gukira ku byaha, ngiyo intumwa Yezu Kristo, ngiyo intumwa Yohani Batisa idutegura, gutegura tuzano ku isi kugira ngo préparation, mutegura Mariya Nyagasani ngo ubutumwa bwa Yohani Batisa yabatisi myo kwisubiraho, kugira ngo twerekere Nyagasani. Ubutumwa bwa Yohani Batisa uri kubwumva, kwitegura, kwisukura, kugira ngo tuzasange nyiri ubutungane, kuko ntawe kwihandagaza ngo yegere nyiri ubutungane kandi we ari nyiri umwanda. Birasaba rero kwihana, kwisukura, kugira ngo nzasange isoko y'ubuzima, Imana nyiri ubutungane. Muvyeyi, iyi nkuru ngiye kuvuga ntuze guhamuka, mbaye nguteguje hakiri kare, kandi nutangira kurira uze gufata agatambaro kawe ushoboye kwihanagura, kuko hari igihe waza gufatwa n'ikiniga. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore ngo bari babanye neza, babyaye 5. Igihe cyaje kugera, umugore nyine aracura, menopause, ntiyabakibyara kuko imyaka nyine yari imaze kurenga, yarageze nyine mu zabukuru. Nuko ageze mu zabukuru, umuryango urahari, abana, umugabo barishimye. Mu gihe cyagera ngo ku itariki ya 24 za buri kwezi, uyu mugore yajya kubona, akabona agiye muri cya gice abangavu abakobwa bajya bajyamo, igice cy'ukwezi. Reka bivuge ababyeyi ntimuze kundakarira, imihango. Uyu mubyeyi bikamubaza cyane uburyo
yageze muri menopause none akaba ari kubona imihango. Uyu mugore bikamubaza cyane, agashavura kandi bikamurya bikomeye. Nuko afata icyemezo ko agiye kwivuza. Agiye kwivuza neza nabo bikabayobera, ntibabyumve uburyo umugore wacuze ufite imyaka nkiyi akigaragaho ibimenyetso nk'ibyo abakiri bato. Birabacanga, baramuvuza, ibintu biraharangira byinshi cyane, bakoresha ibintu byinshi cyane, amafaranga menshi, bamujyana mu bitaro byinshi bishoboka, ariko ntiyakira. Akomeza kubabara buri kwezi, ukwezi kwagera akamara iminsi guhera kuri 24 kuzageza ageze kuri 27 akiri kubabara. Umugore bimubera urujijo. Igihe cyaje kugera ngo nibwo yaje kujya ku mujyanama wa roho psychologue, baganira ku buzima bwe, ubuzima bwose akiri umukobwa. Ngo nibwo baje kurabukwa muri icyo kiganiro cya muganga wa roho ku itariki 24 nyuma y'uko abyibutse neza, aribwo yakuyemo inda ya mbere. Nuko shingirwa nk'abakobwa bose nk'amasugi yose ntihagira ubirabukwa. Nuko bamaze kwibukiranya uko byagenze, nibwo koko iyo tariki wa mugore yongeye gusubira amateka, abona ko iyo tariki aribwo yihekuye bwa mbere, aribwo yikoze mu nda bwa mbere, kubera ko ashaka kuzajya ku mugabo akiri umukobwa. Bya bindi by'uko nyine iwe byagaragaye ntibaricisha isuka. Igihe cyaje kugera, wa mugore ngo yaje gukirira mu isengesho nyuma y'uko bakoranye urugendo na muganga wa roho, urugendo rwo gusaba wa mwana imbabazi, wa mwana w'imfura, wa mwana yishe, wa mwana yahemukiye, yanda yakuyemo. Ngo yarayikuyemo yitwaje ko rwarukira urusoro wenda y'ukwezi kumwe yumva nta kibazo. Nuko nyuma y'urwo rugendo na nyuma y'igihe kirekire asaba umwana imbabazi, nibwo igihe cyaje kugera ya mihango irakama, ntibyongeye kumubaho, amaraso ntiyongeye kumeneka. Nuko ibihe bindi by'ubuzima bwe bigenda neza, abaho neza, nyuma yo kongera kwitekerezaho no gusaba wa mwana imbabazi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Tujye gusoreza ku tuntu dutatu tuza kongera kugufasha gutekereza nawe uko ujya wakira umwana mu muryango wanyu, mu rugo rwanyu. Icyambere ni imyiteguro. Tuza hano ku isi kugira ngo twitegure ijuru. Turayitegura nyine nk'abanyabyaha tugira ngo Nyagasani agire gute, azatuzamure mu ijuru turabaziranenge. Ngo wa muziranenge, ngo wa mwana w'umumarayika, ngo wa mwana ushaka guhemukira, Nyagasani yarari kumutegura. Imana iri gutegura, nawe uri gutega imitego. Dusabira abantu bazira abandi, bahohotera abandi, babaziza uko bavutse, babaziza icyo bari cyo. Kongere turebe ko buri wese Nyagasani atamuka no ku isi agira ngo tegurwe. Buri wese atamuka no isi kugira ngo tegurwe. Hago umuntu uzivanga mugambi w'Imana, kuko Imana icyano gutegura. Nayo mpamvu ihoreze integuza abayohani batisa kugira ngo bategurire agakiza, bategurire Mesiya. Uragowe rero nuzitira umukiro w'Imana, nuzitira inzira z'Imana, urinde kuzitira inzira z'Imana. Icya kabiri tugiye kuzirikana, turazirikana ibyaha bitabaza ubuvunyi bw'Imana. Ibyaha bine ukurikira uze kumva ahantu hose bajye bangamira umugambi w'Imana. Icyaha cya mbere ubwicanyi bugambiriwe, icya kabiri ubutinganyi, ubusambanyi nyine hagati y'abahuje ibitsina, icya gatatu gutsikamira umukene, icya kane kuriganya umukozi igihembo cye. Ndifuza cyane kuzirikana kuri iki cya gatatu, gutsikamira umukene. Umukene ni umuntu wese udashobora kwivugira, ni umuntu wese umunyantege nke ukeneye ko bamutabara. Ngana ukurira ifoto wa mwana wakagombye kurengera, ahubwo niwe ugiye kumurenganya. Wa mwana wakagombye gutabara niwe uri kumutaba, kubera iki? Arazira ubukene bwe, arazira nyine ko atashobora kwitabara. None wowe ugiye kubihwanyirizamo, ubundi umurangize burundu. Wongera uzirikane kuri ibyo byaha, uri abantu bose ujye ugira nabi, ujye urenganya. Bize kudufasha kuzirikana ku ka gatatu, les innocents, abaziranenge, babana bari mu nda, babana bamaze gusamwa. Icyo tujya tubakorera ababyeyi, abangavu, ababyeyi n'abandi benshi cyane bahemukira abana. Uzi icyo umwana azaba cyo? Babyeyi tuzirikana aka kantu gakomeye cyane. Umuntu wese wamenye amaraso, amaherezo nyine uzayaryoza. Ibiganza byamenye amaraso ni ngombwa kubisukura no munsi. Tuzirikana ko nta kindi kizabisukura usibye imbabazi. Imbabazi zirabohora. Nufata icyemezo nawe ukavuga uti hari umwana nahemukiye,
hari umwana nishe, hari umwana nahaye ibinini undi muhishinge n'ibindi byinshi cyane byahungabanyije wa mwana uri mu nda. Nawe uze gupfuka musabe Nyagasani imbabazi. Igihe kizagera andi gihe amaraso azayazozwa, buri kwezi ukamwibuka, buri kwezi ukamwibuka, buri kwezi ukagira ububari, buri kwezi ukagira amaraso nawe nyine ukazayaryozwa. Biragusaba rero guca bugufi. Twese nta mumarayika turimo, turi n'abanyabyaha n'abanyantege. Aho nawe wagize uruhare mu kumena amaraso y'uyu nuriya, nawe uze gusaba imbabazi mbere yuko byibutswa, mbere yuko yaryozwa, maze izo mbabazi z'Imana zigusigasire. Ati naraguhemukiye mwana wanjye, naraguhemukiye mubyeyi, naraguhemukiye. Nawe ubwawe ubyibwirize, bitaragombera kujya mu bitaro, bitaragombera kujya ku baganga. Nyagasani nawe irwira gutambukaho aho wahemukiye, nawe usaba imbabazi, cyane cyane aho wakiriye umwana nabi, cyane cyane aho azitiye umwana, cyane cyane aho wumva nawe wagize uruhare mu kuburizamo ubuzima bw'umwana. Yasahani byasezerano njyanye n'Imana, yasahani Imana ikayiguhereza ukayimubikira. Uze kwisukura nawe kugira ngo Nyagasani uri kugutegura uzikare ko ari gutegura n'abandi. Tube hano ku isi turi kwitegura, twisukure, maze tuzasange Nyagasani we soko y'ubuzima. Yohani Batista Mutagatifu dusabire buri munsi. Gwisi Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.